Ngiye kugusuhuza nshuti ya The Source of Blessings, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'amahoro atangwa n'Imana abane namwe mwese, amen. Bene data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuza kuganira ku ijambo rivuga ngo wahamagawe mu izina ryawe ritari iryundi. Haleluya. Wahamagawe mu izina ryawe ritari iryundi. Gusa mbere yuko tuza kuganira ijambo ry'Imana, turaza kubanza mbabwire amakuru amwe y'ingenzi asa nk'aya warning tuza gusanga mu Kuva ibice 23 ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri. Ijambo ry'Imana rivuga, niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma, ngo ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo abenshi bagiye, ngo utume baca urubanza nabi. Amen. Haleluya. Bene data, navuze ngo ni ijambo rya warning. Igihe turimo kirimo ibintu byinshi biri kugenda bitangaza abantu. Harimo ubuhanuzi bwinshi bw'ibinyoma, harimo impuha nyinshi zigiye zitandukanye, harimo ibintu byinshi bigiye gucanga abantu. Ariko mwene data, ijambo ry'Imana ryavuze ngo niwumva inkuru y'impuha ngo ntuzigere ugira umwete wo kuyamamaza. Dufite inshingano yo kwamamaza ubwami bw'Imana, dufite inshingano yo kwamamaza Yesu Kristo umwana w'Imana, kuko yifuje kurokora abatuye isi bose kugira ngo abashe kubahesha ubugingo buhoraho. Ariko ubu ibintu biri kuza ubu ngubu bigiye kubana byinshi cyane mu gihe kitari icya kera. Hagiye kuza guhakanwa cyane Yesu Kristo ndetse n'Imana Data se umwami wacu Yesu Kristo, bumvisha abantu ko ibyo byose ari ibyanditswe gusa, ari ibyo banditse ariko bitigeze bibaho. Iyo nkuru izaza, benshi bazayishimira kuko benshi bazabyita ko byari ibyo kubakura imitima, ariko ibyo byose ni ibinyoma bigiye kuza. Baduhaye ijambo ry'Imana rero ritubwira ngo wirinde, ntuzigere ufatikanya n'umunyabyaha kugira ngo wamamaze ikinyoma utuma abantu benshi barimbuka. Ahubwo twebwe bene data, ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke nk'abakristo twamaze kumenya Yesu Kristo umwana w'Imana, bitari ibyo mu gitabo gusa, ahubwo twahuye nawe, twamenye, yakoranye natwe ubuzima bwacu, abamwemeye bakizera izina rye, ngo yabahaye kuba abana b'Imana. Twebwe twamenye Yesu Kristo uwo ari we ndetse n'Imana Data se umwami wacu Yesu Kristo. Rero ni igihe cyo kugira ngo tugaragare, ni igihe cyo kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umucyo w'isi, ngo iki gihe kigiye kuba icy'umwijima cyane. Muri iki gihe dusabwa kwiyeza cyane, ni igihe kije kugira ngo tugaragaze umucyo, tugaragaze uwo Yesu Kristo twamenye, tugaragaze ikinyoma kigiye gufatwa kikitwa ko ariko kuri, cyangwa se murabizi abisi bavuga ngo ukuri ngo ni ikinyoma ngo cyemejweho na benshi. Abenshi bagiye koroherezwa, kubera ko boroherejwe bavuga ati n'ubundi bya bindi batubwira ngo nibyo kuri, nibyo ahubwo ngo binyoma. Noneho bakurikira ikinyoma kuko aricyo kizaba gifuje gihuye neza na kamere y'imibiri yabo, kuko icyo gihe bazabemerewe gukora ibyo bashaka, nta tegeko ribahana, amategeko y'Imana akurweho, ndetse bizagera naho ijambo ry'Imana bavuga ko amagambo y'Imana yanditse muri Bibiliya amwe ngo yabaye expire. Mutekereze igihe bazavugira ngo ijambo ry'Imana ryabaye expire, cyangwa se hano barakabije, ibi ntabwo bizigera bibaho. Bahakane bavuga ko n'Imana ngo igenda ihindagurika, mu gihe twe tuzi ko Imana itazigera ihinduka. Uko yari iri ejo, uyu munsi niko iri kandi niko izahora. Ijambo ryavuze ngo ntugakurikize benshi bazagenda muri iyo nzira, kuko nibyo bizaba biryoheye. Murabizi ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gihe ngo bazaba bishimira ibinezeza amatwi yabo, bya bindi tubabwira by'ukuri, kukuri kudafunguye. Ibyo ngibyo bumve ko ni impuha, ni ibintu baremereye, akenshi banakwange ko bababwiye ukuri, kuko ukuri kuraryana. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuzafatikane nabo benshi kugira ngo ukore ibyaha, ngo kandi ntuzatangwaho umugabo, ngo ntuzigera ujya ahari benshi, ahakurikiwe na benshi. Mwibuke mwene data, ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 7 ku murongo wa 13 kugera ku wa 14, ijambo ry'Imana rivuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Abenshi bazaca muri ririya rembo rigari kandi muri iriya nzira ngari, kuko niyo yandi izemerera, izaryohera abantu, izahuza no kwifuza kw'abantu na kamere y'abana b'abantu, bakaba ariyo bakurikira ari benshi.
ariko uzirinde mwene data gukurikira ikivunge cy'abantu, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo wongere ubike ijambo ry'Imana rizakuyobora, nk'uko Dawidi yabivuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazigera ngucumuraho, kugira ngo ntazigera nkureka wa Mana yanjye we. Rero ni igihe cyo kugira ngo tuzahitemo, tugomba kumenya guhitamo neza. Ibinyoma bigiye kuza ntibitinze vuba aha ngaha. Imyaka turimo ubu niyo kwiyeza cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gutabarwa kwacu cyangwa agakiza kacu karatwegere kuruta igihe twizereye. Rero bene data, ni igihe cyo kugira ngo dukurikize inzira ifunganye. Irembo ni rimwe, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Uzakubwira irindi rembo ritari Yesu Kristo azaba akubeshya. Ubwo ijambo ry'Imana yarambwiye ngo muri Yohana ibice 10:10 uze gusoma igice cya 10 aho ngaho bakubwira ngo ni njye rembo ry'ukuri, ngo abandi bose ni abanyazi, ngo nabicanyi, kandi avuga ngo mucyazanye umugome ngo kugira ngo yice yibe ukandi arimbure. Nta muntu n'umwe Imana yo mu ijuru yifuza ko yarimbuka. Nicyo cyatumye atanga Yesu Kristo kugira ngo aze gukiza ubugingo bwa benshi. Haleluya. Rero Yesu Kristo aragukeneye. Iki ni igihe cyo kugira ngo njye nawe twamamaze ubutumwa bwa Yesu Kristo, abantu bose bamenye ko Yesu yifuza kubazana mu irembo ari ryo ry'ukuri, ariho kuri Yesu Kristo, kugira ngo tuzagere ku bugingo buhora, ari nabyifuriza utuye isi wese. Haleluya. Rero bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo tubashe gushishoza neza, dushishoze neza igihe tugezemo. Ni igihe dusatira gutabarwa kwacu kuruta igihe twizere. Haleluya. Imana yo mu ijuru iduhe imigisha. Rero tugiye kuganira bene data, ijambo rivuga ngo wahamagawe mu izina ryawe, ntabwo wigeze uhamagarwa mu kivunge. Aho uri gukorera n'abantu benshi birashaka kudufasha. Ijambo rivuga ngo mugenzi wanjye abere kugira ngo dutyazanye. Ariko mwene data, ndashaka kugira ngo ubwire ngo wahamagaye mu izina ryawe, uzagororerwa mu izina ryawe, ibyo uzabona byose ni mu izina ryawe, imirimo yose ukora izagenda yandikwa ku izina ryawe, ntabwo izigera yandikwa mu kivunge. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tuza gusoma muri Samweli wa mbere igice cya 3 ku murongo wa mbere, turaza kugera ku wa 10, ariko ngenda soma umurongo wa mbere n'umurongo wa 10. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Umurongo wa 10, maze Uwiteka araza ahagarara aho arahamagara nk'ubwa mbere ati, Samweli, Samweli. Nawe ati, umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Amen. Haleluya. Iyi nkuru dusomye rero ni igihe Abisiraheli, igihe igicaniro cy'Imana cyendaga kuzima ariko cyari kitarazima, igihe Eli n'abahungu biwe bari bamaze batari barimo barakora ibyo Imana yishimira. Imana ihitamo umuntu yari yishimiye. Uyu Samweli yabyawe na Ana, nuwo Ana yatangiyeho igitambo. Murabizi yari ingumba, ariko mbere yuko byara asenga Imana avuga ngo numa umwana w'umuhungu nzamugutambira azabe mu nzu yawe by'iteka ryose. Rero Imana iza guhamagara Samweli kugira ngo aze mu gihe igicaniro cyari cyenda kuzima ariko ngo cyari kitarazima. Imana ihitamo umuntu, Samweli imuhitamo mu izina ryiwe, yamuhamagaye mu izina ryiwe. Ntabwo yigeze imuhamagara mu batambyi bose, ntabwo yahamagaye nk'abatambyi bose, yahamagaye ngo abatambyi. Yaje ivuga izina ryiwe, Samweli, Samweli, kuko niba yari abonye muri kiriya gihe uhuje n'umutima we. Si we wenyine wari uri hari abandi batambyi benshi, ariko Imana imuhitamo mu izina ryiwe Samweli, imuhitamo, imukoresha imirimo nk'uko yari ibonye umutima wayo uhuje n'ibyo yifuza kuzamukoresha. Haleluya. Rero bene data, Imana izaduhamagara mu izina ryacu. Si Samweli wenyine, na Mose mu Baheburayo benshi Imana yahamagaye Mose, ariko yari izi ko harimo n'abandi, ariko ibona Mose ari we uzabasha gusohoza umugambi wayo. Rero bene data, Imana ntabwo igipfa guhamagara mu kivange, ntabwo ihamagara mu kivunge cy'abantu benshi, mu bantu benshi, ntabwo ihamagara mu magrupe. Imana ishobora guhitamo famiye runaka, ariko igapointinga ku muntu runaka bitewe n'inshingano ishaka kumuha, bitewe n'ubutumwa ishaka kumuha. Izaza iguhitemo wenyine. Haleluya. Mwibuke na Yesu Kristo ari mu isi yakoraga imirimo ari kumwe n'abantu benshi, ndetse ari kumwe n'abigishwa. Ariko mwibuke, hari igihe Yesu Kristo yabasigaga akajya ku musozi akagenda agasenga ari wenyine, kuko yari azi ko kuba ari wenyine afite inshingano yatumwe n'Imana se
ku giti cyiwe mbere na mbere. Nubwo hari abo bakoranaga n'abigishwa akagenda abakoresha mu buryo butandukanye, ariko Imana kiragiye yari yarahaye inshingano ikomeye Yesu Kristo. Rero rimwe na rimwe akagenda akavugana bimwe n'Imana bihereranye. Rero Imana yaguhamagaye nawe mu izina ryawe, aho ngaho uri muri icyo kivunge urimo, muri groupe urimo, mu byo urimo urakora byose, ntabwo Imana izigera iguhembera iyo groupe urimo. Urashobora kuba uri muri Ehud Worship Team, urashobora kuba uri muri True Promises, uri muri Hillsong, aho waba uri hose, groupe yose urimo, Ambassadors n'andi ma groupe menshi tuzi, ariko Imana yaguhamagaye mu izina ryawe kugira ngo usoze inshingano Imana yifuza ko ukora. Haleluya. Rero mwene data, imirimo yawe yose uzahemberwa ku giti cyawe. Rero ibyo ukora byose ntukabikore mu kivunge, ntukabikore usa n'ugiye kwigana. Tuzi benshi umubyeyi wacu akora umukristo akibwira ko nawe akijijwe kuko ise akijijwe, kuko ababyeyi bakijijwe, ariko siko biri mwene data. Imana yahamagaye umubyeyi wawe mu izina ryiwe, nawe ukwiye guhamagarwa nayo mu izina ryawe. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 40 kugera ku 41. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Haleluya. Bivuze ko Imana izahamagara umuntu ku giti cye. Ntabwo Imana izahamagara ngo mpamagaye True Promises, mpamagaye Hood, mpamagaye Holy Nations cyangwa indi group yari yose, Ambassadors n'ibindi byose n'ayandi yose. Rero izahamagara wowe ku giti cyawe, izaguhamagara uwo mwakoranaga azamuke wowe usigare, cyangwa se wowe uzamuke undi asigare. Ariko icyo Imana izakora ni precisement, Imana izagupresiza iguhamagare kugira ngo ugende uyikorere ibyo Imana igutumye bitewe n'inshingano Imana igushinze. Rero uzagororerwa ku giti cyawe, ibizakorwa byose ibyo uzakora n'Imana ku giti cyawe. Haleluya. Rero uko tuzahamagarwa ni nako tuzagororerwa ku giti cyacu. Imana ntabwo izigera ivuga ngo ngiye kugororera ngo mu izina rya Ehud, mu izina rya True Promises, mu izina ry'indi groupe, cyangwa se groupe y'amasengesho, cyangwa se abapasiteri benshi, cyangwa se abavugabutumwa benshi, ahubwo mu izina ryawe niho uzagororerwa. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana tubwira mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 10 ravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese, haleluya, ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Amen. Haleluya. Rero twese tuzahamagarwa. Nimba muri groupe runaka, nimba muri abavuga ubutumwa benshi, uzahamagarwa mu izina ryawe Ndakize Martin, ujye imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Imana ikugororere ibyo wakoze, inshingano Imana yaguhaye. Ese uzaba warazitwayemo gute? Ibyo ni Imana izabitanga. Rero mwene data, izaguhamagara mu izina ryawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo twisuzume, wisuzume ku giti cyawe, abo muri gukorana imigisha bazahabwa. Mushobora guhabwa imigisha muri groupe runaka, ariko buri muntu wese Imana izagenda imugenera bitkwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Rero bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo twese dushake uburyo twakorera ingororano zo kugira ngo tuzanezeze Imana izaduheze ingororano zitagabanyije. Rero reka twese dukorera hamwe, twese dufatikanye kugira ngo tubashe kunezeza Imana yo mu ijuru mu buryo bwo kugira ngo izabashe nayo kutugororera buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze kandi ingororano zitagabanyije. Mwene data, ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye cyo kugira ngo twongere kwibuka inshingano Imana yampamagariye mu izina ryanjye, mu izina ryawe, tugira ngo tubikore tukiri mu mubiri, kuko igihe tuzaba mu mubiri tuzagororerwa na Data wo mu ijuru akurikije ibyo twakoze, bitari ibyo mu kivunge, ahubwo umuntu wese ku giti cye. Turagushimiye mwene data yo umishije ijambo ry'Imana, wewe wakoze subscribe, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Naho utarakora subscribe, ushobora gukanda aho hasi kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro dutanga. Imana yo mu ijuru iguhe imigisha. Amen.